bivugwa yuko Vestina akimara gushaka urumva byabaye ingorabahizi kuba Vestina yakongera kuririmba. Bivugwa ko na Idrissa umugabo we yaba yaramubwiye ati ikaze nanone mwapwe subscribe kuri Bosco Insight TV channel yanyu, channel y'Abanyarwanda ndetse n'abandi bose bakurikira iyi channel ibiganiro byacu mwaturetse ko bikunda cyane ayo muri Uganda, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Amerika turabona ndetse n'ahandi hose. Mutuye ko mudukunze kandi mukunde mudushyikire mukora subscribe, comment, share ndetse niba byakundi ukora like. Mwango iyi channel igezeho ubusesenguzi bwimbitse kuko izina ryayo Insight tubivuga. Rero uyu munsi turisengura ibijyanye na Vestina ndetse na Dorcas, ariko turinjira muri iyo ubusesenguzi bwimbitse. Reka twakire ubutumire wacu musanzwe muzi subwamwe mubonye kuri kamera za Bosco TV mu muhanga gusesengura cyane cyane kandi umupasiteri ariko mu ndi tujya ku ngingo y'ubupasiteri kana ko pasiteri nawe ubishyizemo. Yes, ndabashimiye kandi nishimiye kuba ndi kuri Bosco Insight TV. Nitwa Brown T, nkora n'ubundi ku channel yitwa Inguni Zose TV ndetse na Brown Entertainment izazibagezaho amafilime ndetse n'amakomedi n'amaprank. Hanyuma rero ndabashimiye kuba mumpaye ikaze. ubundi muzite ubusanzwe ndamahoro kabisa, ndetse ndamahoro ntarwaye ntaburaye mba numva nshima Imana. uyu munsi mutubarizaniye itandukana bya Vestina na Dorcas ndetse batandukana MRE Irene wari manager wabo kwa mugana bwabo. Tujye muri background gato, Vestina na Dorcas na abana b'abakobwa bavuka mu karere ka Musanze bambaye imyaka yashize bakiri bato bafashwe na Irene. Bakoze indirimbo nyinshi zitandukanye kandi zakunzwe nk'iyo twavuga na Haba Ijambo. Aho indirimbo yabo ya mbere yatumye bamenyekana cyane bakurikiza indirimbo yita Umutaka. Indirimbo yarebwe n'abantu benshi cyane kuri channel yabo ya YouTube. Bafite indirimbo yitwa Papa bashimiraga umubyeyi wabo wayibarutse bakaba bageze kuri isi. Bafite indirimbo yita Iriba yasohotse mu mwaka wa 2024 none indirimbo yakunzwe cyane barayizi yakanyujeho bigacika. Bakora indirimbo bakoze mu mwaka ushize 2025 bita Ihema. Indirimbo cyasohotse mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Ngo n'abana bakuru ubona ko bafite umuziki. Hari n'izindi nka za Yebo n'ubundi ngira ngo Yebo nayo yaramamaye cyane no mu rurimi rutari Kinyarwanda kugira ngo yarebwe n'abantu benshi. N'abana bakuru bafite indirimbo nyinshi kandi zakunzwe ubona ko bafite n'ijwi rigororotse. Ariko muri iyi serivisi y'akabaro igite k'akabaro kubera ko basohoye ibaruwa bava ko batandukanye na MIE. Iriya baruwa warayibonye? Ariko njye ntabwo nabyita ko ari inkuru y'akababaro kuko njye nigeze no kubivugaho ikiganiro ndavuga nti n'umubyeyi abyara umwana akamurera agakura. Iyo umwana amaze gukura afite ibyo yamuhaye atamugejeje umwana aragenda akajya kwishakira ubundi buzima. Kuba rero Vestina na Dorcas baratandukanye na Irene ntabwo bivuze yuko ari inkuru y'akababaro kuko nta nubwo banatandukanye nabi. Nabi ariko wabonye ko nyuma hasohotse indi na indi saga uvuga ko umuntu wese bakoze kandi muri abo bemeye kwa prodinga zose kuyago za prodinga bagomba kuba MI 6. Ibyo bintu mutabazi biri mu rubango, hari amasezerano basezeranye sibyo kuko bajya gukorana Emirene ajya kuba managinga. Nibyo nyakunda kubabwira ngo ntabwo manager ari urundi rukundo abashaka ku managinga ngo nuko amukunze. So ushaka gukundira Irene amafaranga bashaka cyane kuruta uko yashaka kubazamura. Ari ikintu cyari kirimo kuri Irene uko mbibona. Irene kuri bari abakobwa icyambere cyo Irene yarabakunze pe. Irene ni umuntu ukunda impano hanyuma rero ariko arebye impano z'abari abana nubwo yazikunze ariko aravuze ati aba bana impano zabo nshobora kuzizamura bakagira aho bagera ariko nanjye bakampa inyungu kuko bagiye kuba managinga ntabwo ari se ntabwo ari nyina sibyo. Ahubwo muri ndabe wenda nk'ibintu we azi neza akaba afite n'ubushobozi bwabo yaravuze ati aba bana iyi mpano ntabwo igomba kubapfiramo hano muri iki cyaro, reka mbazamure bazamenyekane ariko nanjye nzababyaza umusaruro. Ibyo bintu umuntu uwo ari we wese ushaka gukora business arabikora. Kuba rero Irene yarafashe bari abana akabazamura akabakoreshereza indirimbo yaba mu audio ndetse na video ndetse akanazamamaza akazizamura nabo bakagira aho bamenyekana,
numva ari igikorwa cy'ubutwari yakoze. Icya kabiri, Irene bariya bana yagombaga kubabyaza umusaruro mu rwego rw'amafaranga, kubera ko urumva niba Irene yaragiye gushora amafaranga ye yagombaga no gushaka uburyo azayagaruza akagaruza n'inyungu. Birumvikana. Ni ukuvuga ngo rero hari ibyo n'ubushe barimo baravuga cyane batera n'ibuye Irene cyangwa se bamuvuga nabi, babandi numva batangiye kumwataka bavuga bati bariya bana Irene yarabariye, nta kintu yabamariye, nta kintu bigeze abagezaho, ariko ku rwego rugaragara bariya bana uburyo yabafashe, uburyo bagaragaraga, uburyo yabakomeza n'abana bamaze gukura ntabwo tuvuga ngo ni abana, yabafashe bakiri abana cyane ko banamwita papa rigabonye ko Vestine anakora ubukwe yabambitse bakaba muri muri rusange. Bize n'abana buteye. None se reba ahantu hariya yabakuye, akaba bageze ku rwego bagezaho barangiza amashuri babyushije, kandi n'ubundi Irene niwe wabarihiye amashuri uri kumva, ndetse yabatwaraga ku ishuri akanabagarura ku modoka ye. Ndetse ubona iki ari kigiye cyiza kuko batandukana bo ikintu ngewe ntekereza ko cyaba gituma cyangwa se ubona ko abo ari abana bagiye muri Canada. Irene akabura mbere reka mbona jewe muri Canada byagorana, ubundi reka nkwereke kumanaginga abantu sibyo, abantu mutari kumwe urumva ko nawe ari ikibazo. Ariko isi bari mu mudugudu isi bari mu mudugudu isi isi bari mu mudugudu ndabyumva, ariko kugeza iyi saha urabona ko ikintu gishobora kuba cyarabyishe, ariko nabwo bavuga ko ngo yaba ari Irene muri ndahabi waba waragiye muri iyo diru ni buriya bukwe bwa Vestine na nuriya mugabo witwa Wadarago Idrissa. Ahubwo ko nivuga ko wasanga ni umukobwa n'undi kugenda hari kurusha kuba asanze Vestine Wadarago afatanya bombi ari babiri. Ntabwo yatunga abagore babiri. Ibyo bintu rero ni za analize z'abantu aricyo bita aricyo bita gukeka, ukaba wakeka ikintu ngo ariko ngo ndakeka ngo bishobora kuba gutya. Hari abantu batari buryo noneho bahita bikonfirima sibyo, ariko bivugwa yuko Vestine akimara gushaka urumva byabaye ingorabahizi kuba Vestine yakongera kuririmba. Bivugwa ko na Idrissa umugabo we yaba yaramubwiye ati ibintu by'umuziki ugomba kubihagarika ukaza mu rugo ukaba mu rugo ukarera umwana sibyo, ibintu by'umuziki byo kujya ugendagenda ibyo bintu simbishaka. Bavuga ko Vestine ibintu byo mbese kuba yari amaze kugushaka ibintu by'umuziki n'ubundi batari gukomeza kubikurikirana neza cyane, bitewe n'iki, bitewe na kondisiyo z'umugabo. Ahubwo se ko nivuga ko bashobora kuba uriya wamusanze asanze muri Canada, bashobora kuba uriya mugabo we ashaka kuba managinga bombi ko mumukire, ariko ashaka gufata amafaranga akaba managinga ariko mu rwego rw'umuziki. Avuga ati kuko uriya mugabo afite amafaranga n'ubwiza atunga kuba agiye kumanaginga we bigatuma abana bandika ibaruwa bavuga ko batandukanye na MIE ariko ku bushake bwabo, ahubwo ari ko umugabo we agiye kumanaginga. N'ubundi bivugwa ko kuko urabona bariya bana bivuga ko n'ubundi amasezerano yabo na Irene y'imyaka 3 bari barasinyanye n'ubundi ngo yari yararangiye muri 2025. urumva bivuze ngo twatangiye umwaka wa 2026 n'ubundi igihe bahanye cyararangiye, ariko ntabwo bari bigeze bavuga yuko batandukanye. Wabyumvishije? Hanyuma nyuma bariya aho Vestine agendeye urabizi ko nta kindi gikorwa, nta bitaramo, nta zindi ndirimbo zasohotse. Urabizi ko Dorcas we yaragihari n'ubundi yaragikurikirana ibyo kwiga, ariko noneho nawe aho asoreje amashuri ya segonderi ngira ngo nawe ashobora kuba yararebye akavuga ati se ubu bizagenda gute njyewe nyine ko kandi urumva na Irene nawe ashobora kuba ati nzamanaginga umukobwa umwe. Urumva nawe asa nkaho abireka, ubonye ko Irene ahita yigira mu bintu bya filime, yagiye mu bya filime. Hanyuma se tubera gusara basimbutse gato kuri ingingo twari turiho kubera iki bamaze gutandukana, ariko yagaragaje ko abaca 60 kugira kandi ibintu z'ibintu ntabwo Irene ari we yabivuze, ahubwo ni ibintu biri mu masezerano. Bivugwa ko amasezerano basezeranye, bivugwa ko ngo bari basezeranye yuko agiye kubakorera indirimbo mu buryo bw'amajwi n'amashusho sibyo, hanyuma akanazipromotinga, ariko indirimbo zabo zikajya kuri channel ya company ariko yitwa
MIE Music kumva noneho bavuga yuko mu masezerano ngo basezeranye bavuga ko aba bana buri kwezi muri iyo myaka 3 buri kwezi ngo azaza aha buri mwana amafaranga mu 300 bivuze ngo tugite ko ari abapagasi ba Irene kuko urumva niba tutirabaza kundi ntabwo twavuga ko ari abapagasi hanyuma icyo kuburenganzira bw'indimo nacyo turakiza ubwo icyo kiri ku bijyanye n'uburyo bazaza babona umushahara ntabwo babona abapagasi kuko n'ubundi amafaranga yashowe muri izo ndirimbo zabo ni amafaranga ya Irene kuko ntabwo ari amafaranga y'iwabo ariko yagaruje yagaruje gute izuba ngo yagaruje gute ko utazi imikorere ye ayo yagendaga yinjiza ko ntawe yazi ariko indirimbo tuzana indirimbo zagiriye n'amadolari y'abantu ariko bagiye ko abantu bitandukanye yego ariko none hari uburyo hari amafaranga yavaga mu bitaramo nanone hari uburyo yagendaga ayaba ariko nubwo wenda ashobora kuba atari muri contract sibyo ariko ntabwo wagira gutya ufata igitaramo kivamo miliyoni wenda miliyoni 10 cyangwa miliyoni 50 urumva hanyuma ngo ubwe ngo uzarindira kujya guha wa mwana 300 mu kwezi gushize urumva byanga byakona hari ibintu Irene yagiye kureba bari abana biri pembeni bitari no mu masezerano hanyuma tugiye ku kijyanye n'icyo cy'indirimbo rero bari baravuganye yuko kandi urumva niba ari ibintu biri muri contract bari gusinyana amasezerano bari abana ni wabo bahari kandi amasezerano arasomwa bakumva ingingo zayo bakareba niba ibyo bintu bikwiriye cyangwa bidakwiye hari komantere numvishije ubundi Scoville yateye mama Rwagasabo ngo bibaye koko ngo Irene yarasinyanye amasezerano n'abo bana ngo akavuga yuko ngo indirimbo ngo mu gihe bazarangizanya cyangwa se igihe contract yabo izarangira ngo indirimbo abana bazagiraho uburenganzira bamuhaye miliyoni 5 ku ndirimbo ngo icyo gihe ngo yaba ari ngo yaba Irene ngo yaba yarasinyanye nabo ngo agasinyana nabo ari abana ngo Irene yicaranye n'umunyamategeko nyuma yumvikana kumva wenda nagatego yakize abo kandi nako kantu gakinya abantu bazanamo ibintu byo kuzanamo santima nyinshi ariko ndabona mu mutego yageze ko bari abana Irene we azijya ibyo akoretse ntabwo bivamo n'abana abo bana bari bafite ababahagarariye uribuka saga yigeze kubaho iwabo bavuga ngo babahe cano yabo nareka abana uriya mubyeyi wabo bati nandikira abana naduhe cano none se nyuma ntibaje kubenegosiya nyine ari naho haje kuba n'ayo masezerano kubera no kuyisana na cano bafite abari abana nta cano bafite cano bashobora kuba harya nta cano bari nta cano bari bafite account kuri Instagram na Facebook ariko nta cano bafite nta ntuzingiremo na TikTok ariko kuri YouTube bibo ngira ngo nta cano bafite nta cano bafite niba ukabona ko badafite cano bivuze ngo rero ku rwego ni ukuvuga ngo uko byagenda kose niba Irene ayo masezerano barasezeranye akavuga ati nitumara gusesa amasezerano indirimbo zanyu aho zizaba ziri kuri channel zizaba ziriho kugira ngo muzigireho access nuko indirimbo imwe muzaza munyishyura miliyoni 5 hanyuma indirimbo zikabizamo yego uzi impamvu ashobora kuba yarabikoze indirimbo 12 wakora miliyoni 6 yego icyo ntekereza ni ukuvuga ngo indirimbo imwe y'aba bana ntekereza ko Irene ashobora kuba yaragiye ayitaha amafaranga menshi izi ndirimbo abantu uko babona abandi bakabona indirimbo isohotse bakagira ngo ni ibintu bisanzwe izi ndirimbo zirakonsoma amafaranga ariko wumva Bruce Melody akubwira ngo jyewe mfite indirimbo nakoreye muri Uganda yantwaye miliyoni zirenga 20 indirimbo imwe miliyoni zirahari bari bazi indirimbo mu miliyoni 20 uribaza ko aya mafaranga bazajya kuyagaruza ryari noneho Irene arimo arabikora ari gutanga amafaranga ye ayatangira ku bana atanizeye neza 100% yuko amafaranga azagaruka hanyuma se ubona iki ari gihe kinini rero Irene nawe nkuko ejo bundi ba Philipita bavuga kuri The Choice barimo bavuga bati Irene yiziritse umukanda ni wa wundi uvuga ati ndiyemeje atazi niba bizagaruka mbese ngiye kubafasha aya mafaranga ndimo natakaza ntabwo nzi ko azagaruka sinzi ko azagarukira kuri izi ndirimbo wenda baperforming ibitaramo cyangwa se amafaranga YouTube yinjije ku ndirimbo sibyo ntabwo Irene yatagitinza aho hantu ko yabonaga koko kandi koko no mu bantu banariza bavuga yuko abantu ntabwo iyo ndirimbo ntabwo ayo mafaranga yitagaruka indirimbo amafaranga yataye ku ndirimbo ntabwo yagaruka uciye mu gitaramo wabyumvishe
cyangwa ku mafaranga ya YouTube imuha kuri izo ndirimbo. Ahubwo Irene ahantu ashobora kuba yaratagetinze ngewe uko mbitekereza, wabyumvishije ahantu ushobora kuba ndegeza Irene yaba yaratagetinze ni kuri aho hantu, aho ruzingiye, aho yavuze ati nituramuka turangizanyije indirimbo imwe kugira ngo muzayifate ibiyanyu bwite ive mu ruganda, miliyoni 5 mugomba kuyanyishyura. Ntitwavuga ko se abantu baba bahubutse buriya ufatira mwanzuro niba uko yabitekereje cyangwa se turi mujyanama ku kijyanye no gusezera no kwandika iriya baruwa bariya bakobwa cyangwa se bariya bari n'abategarugori, ntekereza ko nabo ubwabo nubwo bari bamaze no gukura, bamaze no kubona agafaranga, kuko abana nubwo bamwe nta kintu bakuye kuri Irene, abana bafite amafaranga kandi barakomera kuri, kandi ibintu byose bafite uyu munsi babivana kuri Irene. Abantu nanone bari management ya Irene bavuga yuko yaba ari undi mu manager, urumva yari kuba yarabaretse cyangwa se ntabwo byari kuba bigejeje izi saha na kibihanganiye, kuko bareba ikindi bavuze ko buriya kuba manager uri umunyamakuru ngo ni ikintu gikomeye cyane, biragora. Ni nayo mpamvu ubona Irene bari kumutera imijugujugu, urumva nawe byaramuvunnye cyane, yarihirinze buriya Irene bavuga ko ari umwihanuza cumu ku kintu kijyanye n'amafaranga gusa, ewana ntajya acika intege, birumvikana. Sasa rero njye ntekereza ko kuba ari abana ku bwacu ko tubireba nta kibazo, ubwacu ko tubireba bishobora kuba turavuga ngo barahubutse barahombye, wabyumvishije, ariko nanone bakavuga ati buriya nanone Irene ni inyungu, kubera ko uriya mutego yabakubise wa miliyoni 5 ku ndirimbo, ati nawe ndabizi neza ko bari abana ziriya ndirimbo ntabwo bagira gute bazireka burundu, sibyo? Muri business buriya ntabwo abantu bazabazanamo ibintu bya santima, urumva bariya bakobwa niba bazishaka ahiso ya miliyoni 60 bashobora no kuzimwishyura, ukaba se urabuze batangize miliyoni 60 ayo batwara ziriya ndirimbo zazayagaruza. Ziriya ndirimbo ntabwo ari indirimbo zisaza, wabyumvishije, iriya cyane n'ubundi zikomeza kwinjiriza, uvuga ngo icyo n'ubundi bakoranutse bamwishyuye ziriya ndirimbo, ni uvuga ngo we muri ndamwe n'uwitaba biriya cyane, si ukuvuga ngo wenda bazazikuraho bazijyana ahandi, iriya cyane ubwo yabibaye iyabo, wabyumvishije, bakagira access kuri iriya cyane tuvuge ko ari uruganda rufitwemo imigabane Irene na bariya bakobwa, noneho uvuga ngo kugira ngo umuntu umwe arwiharire urabishyura abandi. Rero icyo ntekereza bariya bana ngiye mbaye ndi nkabo, ngiye dushobora kuba ati wenda uruganda ni urwacu turi babiri, none niba wowe ushaka nawe kurwegukana indirimbo zacu nawe ukazitwara burundu, tugabane, sibyo? Ni 60, ubwo turakubita uduhe miliyoni 30 urusigarane, cyangwa se tuguhe 30 turujyane, ariko 60 ni nyinshi ni nyinshi pe. Rero wese yarabitekereje aragarira ibintu na danje, niyo mpamvu nawe nyuma yuko avuze ko nta n'itatu nabo n'indi bese basobanura wenda yabivugaho. Ikindi bakobwa bashobora kuba bazi ko n'ubundi ayo masezerano ahari, batavuga bati rero reka turekane na Irene na ziriya ndimba zitware, tugiye kubona tutangiye ubundi buzima bushya. Nk'ibyo bavugaga ugasanga bamugani Idirisa cyangwa se undi mukire wo muri Canada akavuga ati noneho nanjye ngiye kubabyaza umusaruro, kuko bano bana baracyafite impano, sibyo? Kandi baracyafite avenir, baracyafite n'abantu babakunze, sibyo? Reka bagire bate, reka nanjye bamanaje nawe akabataho ibice, swat ni Idirisa ku giti cye cyangwa se undi mukire noneho ibere nibyo bakabireka, bakavuga ati twakuyemo nayo arahagije. Reka tubashimire buri mwese mwakomeje gukurikira Bosco Insight TV ndetse na Ingurose TV, ibiganiro byacu murabizi nakagaruka, tubashimira kureba turi ikiganiro mukakirangiza, kuko barimo inama bagira muri comment ariko babyumva cyangwa babitekereza, hanyuma tuzasubira ubutaha. Ibyacu nagaruka, ciao ciao, Imana ibahe umugisha.